Yeseka nkwifurize kugubwa neza aho uri hose uherereye. Njye ndi Emmanuel nk'ibisanzwe, iyi ni Newsline Rwanda, ni amakuru rero y'ibyamamare muri rusange ndetse n'ibindi byose biba bigezweho muri rusange. Twibanda rero mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ni ibirori bya Miss Naomi n'umukunzi we, uyu ni Michael Tesfaye cyangwa se Michelle Tesfaye. Uyu rero ni ubukwe bwabaye ku munsi w'ejo tariki 29, aho Miss Naomi yakoze ubukwe kabisa ku munsi w'ejo. Nishimwe Naomi rero wabaye Miss Rwanda n'umukunzi we Michael Tesfaye cyangwa se Michelle Tesfaye basezeranye imbere y'itorero, buri umwe asezeranya mugenzi we kuzamuba hafi no kuzamubahisha kandi mu bandi. Ni ubukwe rero bwabaye kuri iki cyumweru, ni tariki 29 Ukuboza ni umwaka 2024, bwabimburiwe n'imihango yo gusaba no gukwa yakozwe mu miryango nyarwanda. Nyuma rero y'iyi mihango, Miss Naomi n'umugabo we Michael ndetse n'inshuti n'abavandimwe bahise berekeza mu rusengero rw'itorero Women Foundation Ministries ry'umukozi w'Imana Apotre Mignone Kabera, ari nawe wabasezeranije imbere y'Imana. Rero mu isezerano bakoze mu rurimi rw'icyongereza, Miss Naomi na Michael buri umwe yizeje undi kuzamukunda bizira uburyarya kandi akamwubaha akanamwubahisha kugeza ku ndunduro y'ubuzima bwe bwose. Rero nyuma yo gusezerana imbere y'itorero, abageni bagiye kwakira abitabiriye ubukwe bwabo. Rero mu birori byari binogeye ijisho cyane, aho byaranzwe no guhuza umuco nyarwanda ndetse n'uwa Ethiopia, aho Michael akomoka. Rero Michael yashimiye umuryango wa Miss Naomi, awizeza ko azakomeza gukunda umukobwa wabo kandi ko azamwitaho uko bikwiye ku buryo ntacyo azamuburana. Umubyeyi wa Miss Naomi nawe yashimiye uyu musore kubera ko imyitwarire yamuranze ari myiza, ndetse anashimira umukobwa we uhesheje ishema umuryango akomokamo. Rero yavuze ko Naomi ari yavuze ko Naomi ari inshuti ye magara, akaba amuziho kuganira ku buryo umugabo we agize amahirwe adasanzwe yo kutazagira irungu na rimwe. Rero yagize ati, Michelle, nta rungu uzagira mu rugo iwawe, Naomi tuzagukumbura, hanyuma Tesfaye cyangwa se Michelle uzamufate neza kuko Naomi aragukunda. Umubyeyi wa Naomi rero kandi yashimiye ababyeyi ba Michael kuba barabyaye umuhungu witonda kandi ufite ikinyabupfura cyinshi, kandi yifuriza urugo rwabo kuzabyara kobwa na hungu. Ubukwe rero bwa Miss Naomi na Michael bwatambukaga imbona nkubone kuri YouTube channel ya Naomi, aho bwarebwe n'abarenga ibihumbi hafi 600 byari bikurikiye iyi mihango. Rero iyi rero ni channel ya Miss Naomi, aho abantu bihereye ijisho ku munsi w'ejo. Rero aho barebye ubukwe kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo w'uyu muhango. Mbibutse ko Miss Naomi ni Miss
ubu ibirori byari byitabiriye n'abantu bagiye batandukanye, mwibutse ko Miss Muheto Vanessa mu mwaka w'ibihumbi 2022 nawe yitabiriye uyu muhango, ndetse n'ibyamamare muri rusange ababutashye bari benshi cyane, ndetse n'ubukwe bwagaragaye ko ari ubukwe bwari bukunzwe cyane cyane ku rwego rwo hejuru kabisa. Icyo nabibutsa rero ni uko ubu bukwe umuntu wasohoye uyu mukobwa ni Ruti Joel. Ruti Joel niwe wabaye ise wa Naomi, musaza wa Naomi sorry, akaba ari we wamusohoye cyangwa se wamutanze kabisa. Ibyamamare rero byinshi bitandukanye byari byatashye ubu bukwe, mwibutse ko Miss Naomi ari Miss wa 2020, uyu ni Miss wa 2020 w'igihugu cy'u Rwanda. Kora subscribe rero turayikora kugira ngo dukomezanye mu bintu bishyushye kandi n'amakuru agiye agezweho. Njye ni Emmanuel, iyi ni Newsline Rwanda.